ari abakinnyi ba Manchester United bumvishe neza game plan ya Michael Carrick. Niba wenda ruko akiza kuko hari ukuntu abakinnyi y'umutoza kirukanwa haje undi bose bakora cyane bashaka kumwimpressa kugira ngo bamushimishe donc ahita bafata umwanzuro avuga ati wowe ubirimo neza urimo ku rwo rwejo kuko nicyo mukandi twaturimo tuvuga turi kuri line up game plan y'umuntu witwa Michael Carrick yagaragaraga 100% ko arabizi ko ari afitemo abakinnyi afite mediane iri sude yuzuye imeze neza karite zose ashakamo zirimo ko Yemeye ni mubwira ngo dukinire ku ruhande rw'imoso araza ni mubwira ngo dukinire ku ruhande rw'imoso araza igisigaye umuntu witwa Ahmad umuntu witwa Brian Mbeumo umuntu witwa Patrick Dorogo n'abakinnyi bihuta bose uko ari batatu ko bari ari batatu yaba Dorogo yaba Mbeumo yaba Ahmad bose n'abakinnyi bihuta none areba uraza gusanga bari mu bakinnyi bagize amanota menshi cyane cyane nk'uyu mukinnyi witwa Patrick Dorogo yabaye wa kabiri kuri Bruno Fernandes wabaye man of the match so kuva rero game plan yanjye iraza gushingira kuri ya connection ya Mbeumo na Bruno na Yemeye. Hari umukomenteta wari urimo arakora kuri Bein Sport niwe wavugaga ngo Bruno Mbeumo nuko yavuga wa mwarabu wo kuri Bein Sport Bruno Mbeumo ukajya nk'umuntu umwe witwa Mbeumo Bruno gutya bahana umupira begeranye cyane muri ya sako kandi bari nko ku murongo so mbona rero tactically umutoza witwa Michael Carrick urebye n'uburyo yagendaga avugana cyane urebye connection yari yubatse hagati y'umuntu witwa Casemiro na Lisandro Martinez buriya nimero 6 iyo arimo arahindukira arimo arasaba baro mu madefenseri kugira ngo bahite bataka vuba umupira yawunyurije ku ibumoso kuri we iyo barimo barakina kuri Anko Yemeye yabagahagaze biba bimworoyewe kongera kusaba kurushwa yawunyuza iburyo ariyo mpamvu wabonaga ko imipira myinshi ya Casemiro na Martinez barimo barayikinana hagati yabo kurusha iyo akinana na Maguire wasangaga ari ku ruhande cyane w'Rwanda arimo arakinana na Dalot mbona rero ko abakinnyi ba Manchester United bumvishe neza game plan bumvishe neza icyo umutoza abasaba biza kurangira batsinze ibitego byinshi hemererwa 2 Nasiri njyewe mbona Michael Carrick yari no mutoza ukiri muto icya kabiri wari umaze iminsi anakomantinga kuri Sky yaramaze iminsi akurikirana Manchester City nabyibuka ko no ku mukino wabona Chelsea yari kuri Sky so wumva kureba ekipe yaravugaga ati ndashaka abakinnyi banjye biri ku birometero byinshi kwiri ku birometero byinshi birahura nuko abakinnyi ba Manchester City bakina begeranye nituza gukina imipira iri transition rapide biraza kubagora kubera ko baraba bose bari mu kibuga cyanjye Pepe nawe akaba afite imitekerereze ivuga ngo simfite defense nziza ariko kudefanda kwanjye kwa mbere no kudefanda mfite umupira kandi ndabikorera mu kibuga cya adversaire ariko akiyibagiza ko kubikorera mu kibuga cya adversaire igihe turi butakaza umupira twese twagiye biraza kugenda gute Carrick rero icya kabiri yari yabibonye aravuga ati okay njye gukira n'umuntu utari mu bihe byabo byiza ntabwo nazi ibyo nyina icyaka turi mu rugo dufite avantage yo mu rugo biranamuhira agira umukapiteni witwa Bruno Fernandes mu byukuri hari ukuntu umuntu aba muri ekipe akaba iyo kipe idatwara igikombe iyo kipe ikaba idahatanira shampiyona ikipe ikabiraho ariko ari umukinnyi ushaka gushaka mu makipe 10 meza ku isi cyangwa 5 n'umubone inzira zitamufite bane byo kuvuga no kuri nta kipe ifite Bruno Fernandes yose Manchester United yonyine uyu muhungu bita Bruno Fernandes biroroshye vuga uti ikipe ifite Bruno Fernandes nimwe gusa ni Manchester United ifite ikipe nako itamufasha n'icyo yashaka kuvuga so no kuvuga mu byaha Manchester igomba kuzajya imbere y'Imana ikavuga twatunze Bruno na Dega ntitwabaha ibikombe komeza icya kabiri abwira witwa Yemeye aramubwira ati baro Casemiro ari burekipere bitanga neza ugomba kuba uri iruhande rwe akayiguha asubirwe arabimubwira cyangwa ubwo nanuza na Yemeye arabizi kezo shinganuza arababizi ariko nanone burya
hari igihe umukinnyi nk'uyu ukiri mutoya yaryoherwa no kwirukanka gukurikiraho barigiye, ariko wabonaga ko n'umusore wari ufite iyo nyota, twe dusanzwe tubizi ko afite Ruben Amorim yahoraga amubeshyera imvune za buri munsi, anavuga ngo akina umwanya umwe na Bruno reka ngo anakina n'umwanya umwe, we ntiyabona ukuntu akina Bruno arimo, tukibaza ese ari muri Three Lions yari nimero 10 ko yari mu box to box mwiza. Icya kabiri hari igihe umutoza ataza umukinnyi cyangwa se akambanira bishaka njye ntabwo ari kuba atamuzi, ahubwo nuko atamukundaga, yambaniraga bishaka, urumva yahifuje umukinnyi we inshuro nyinshi, yaba ba Homeland bande yarabashaka. ubu se United yabifite umukinnyi agasura ku isoko rya Karosi, biragoye. So icyo kintu rero Karika amaze kugikora avuga ati ndashaka ko mugira Bruno Fernandes free, mumureke Bernardo Silva aramukurikira, Phil Foden aramukurikira, ariko tuba dufite wa muntu batari butekereze ko hari ibyo yakora witwa Kobe Maino, ariko Casemiro igiye rekipera baro uyihe Maino afite ubushobozi bwo ibyo Bruno Fernandes atari bukore we yabikora. Niba mwarare muze kureba map y'uyu muhungu bita Kobe Maino, yabaye nk'urekura Bruno Fernandes aba free, handi Bruno yajyaga azenguruka hose niwe wahakoraga, umupira akawushyira iburyo akajya kuwusaba, akawushyira ibumoso akajya kuwusaba, noneho bigera n'ahantu afata tempo akawufata akabwira akareba wagiye uyu muhungu w'iburyo Amad wagiye Dorogo, agashobora kuba yabona bagiye agahita awuha Bruno Fernandes. Hari nk'umupira neretse Fuad nabubwira ni reba iyi transition nta mukinnyi wo muri Premier League uretse Kevin De Bruyne wayitekereza, yarayirase shano uwa mbere aba bandi aba nimero 10 cyangwa se aba playmaker bandi bayihuwo bareba hano, ariko Bruno attention na siri muravuga wowe bareba ngase ubwo ni Odegaard uri kuvuga ndacitse, we ntabwo yawurenza, ntabwo Odegaard ntiyawurenza babiri, reka mbereke abo karantise ka ntabwo Odegaard yawurenza, ntabwo yawurenza Bukayo Odegaard karantise rwose, nuko wenda nta kipe izajya mu ijuru hazajya ba nyirayo cyangwa se ntibanageyo, ariko wa mugani wa Forward Manchester United imbere y'Imana sinzi ikintu yasobanurira impamvu y'inye Bruno Fernandes bikomeye, we na Degere bazayirega ibyaha sezishize Bruno Fernandes reba ukuntu Manchester United yari yanze bikombe, United ni yanze bikombe koko, we ntayo United ntibuze amafaranga atwara ibikombe by'ikibazo. Muri iyo ushobora kumbwira ngo hari amakipe nasiri abura ibikombe Edizo na Deusi abura ibikombe kandi afite ubushobozi bwo kubitwara, ufite idafite amafaranga yo gukira ku isoko. Manchester United yatunze amafaranga menshi cyane, ahubwo yashora he izazamuka na FA Cup izayeka, nabumenye yari ifite. Umva nicyo nashaka kuvuga kuri subira kuri cya kintu cya game plan. Reka sinzi niba mwibuka image y'igitego cya Bruno Fernandes banze cyane yacenze abantu 1,100 cyane yacenga abantu mu gitondo cyane. Uze gusubira inyuma, baze gusubira inyuma amashusho urebe uburyo yatangiye kugenda bakibana gufata umupira inyuma kuri nimero 3, donc nakerekano gato kabayo ka offside sakarimo mera neza, urumva nakerekano bavuze kabayemo gato ka offside n'ukuri uriya yatinze gato cyane, yakerewe gato cyane, ariko Bruno Fernandes yatangiye kugenda amaze kubona ko bakiri umupira. Bano ba defenseur ba Manchester City bari bemo baravuga ibintu bya high line defense n'ibiki bashaka kubikora, ariko ubona ko wabikona ariko ubona ko Bruno Fernandes ikintu cyitwa ngo ni football understanding uburyo yumva umupira n'ukuntu awutekereza. Edizo maze zamufasha mu mutoza performance ya Manchester United abagenzi bayitugarutseho cyane, ahubwo byagenze bitugira Michael Carrick yashobora kuba yakoresha Casemiro iminota myinshi, umutoza yari yatubwira ko 30 atayirenze. Kora umutoza umuntu watumyeza kwa United gereza nta bantu bazira United yanyikiye umutoza wowe byihorere gato gusa abagenzi banje kamanze kuri Bruno Fernandes umushota yakomeje ka statistique amaze kujya ari ibitego 25 aho n'amakipe muri top 6 Beza raziza zikuzukubita. Umukinnyi mwiza kuri match nkuru nta kubabisa. Burya ari abakinnyi bihisha muri kipe nabwo burya amakipe manini ayazi neza. Uretse ko n'amatara kubita. So kuri Casemiro ntekereza ko hari igihe twize kubona saison yongeremo ibiro. Kuva umwaka w'imikino atanya twese tubona yongereye ibiro. Ntago ari umukinnyi imyaka imaze gusunika ngageze muri 37 tuvuye ngo gukina byamaze kumugoraho ku kigero gifatika. N'umukino United yakiye ku munsi wa gatandatu ntago ari wa mukino atumaga umukinnyi atindana baro uri buza gutuma akoresha imbaraga nyinshi z'umubiri. Uko bagiye bigarukagaho yafataga baro azi hagiye kutekera ku kanya.
ayashyira kwa Kobe Maino kwa Bruno Fernandes asubiza inyuma kuri bagenzi be donc yakiniraga ahantu yarahagaze ntabwo byamutse gukora ibirometero byinshi cyane nk'ibyo yarasanzwe akora muri ya systeme y'ubucucike. Ikindi nujya kureba ku rwego rwa Casemiro umutoza wese waza nta wundi mukinnyi United wakina role ya Casemiro ku rwego Casemiro yikinaho. Ari ikintu amutoza yimaga kenshi kandi kuko niyo mukuragamo ahita no kubyagiraga ingaruka gukora Casemiro mu kibuga byagasobanuye kugiye guha imbaraga adversaire kubera ko wowe urabizi ko kuri bench nta mukinnyi ugiye kwakura ugiye kuza gutanga na 25% byo Casemiro atangaga. Ibyo muri byari kuzagomba kuza gukora yagomba gutekereza kugira imitekerereze bwa ngo Casemiro mu gihe cyose ari mu kibuga ndamureka tange ibingana ubushobozi bwe iminota turi gukina yose anga na prolongation yari irimo byari match ya championnat byari bisanzwe. Iminota 90 Casemiro agarajya ku rwego rwo guteka yuko yamunaniye burundu. Ni umutoza none ajya kwa ko ari ikibazo cy'umutoza yari afite atari kuri Casemiro gusa n'abandi yabakoragamo babana. Cyakuragamo Reniyoro agakuramo uyu mwana Heaven yabanjemo agakuramo Wamagwaya nta mukinnyi yatinyaga gukuramo. Wabonaga ko ni imitekerereze ndetse n'imitoreze ye byimaga abahirwa abakinnyi ba United gukina 90 kucyo kuba yamukura mu kibuga byo urebe na match zose yamukuyemo uretse nk'ayo gabonye ikarita y'umuhondo wenda ariko handi hose ntabwo yatwereka ibibazo by'umunaniro ku buryo tubona ko uyu mukinnyi wamuciho gatatu wamuciho kane akeneye remplaçant mubone ko nyine ari remplaçant ko n'ijisho rero kana kikenewe byabaga ari tactique ze ntizikunde utanigoye kunanirwa birava he ubundi reka twemere ko aba yananiwe wa mugane ku 75 ariko se kubera iki ngewe nabonaga system deje yakinaga ari yicaga abakinnyi yari goyiza ni ubucuci cyara ntabwo nya gukina nukuvuga ngo bari abakinnyi babiri yashyiraga hagati urashaka Bruno Fernandes akaba nimero 8 akaba na nimero 10 ugashaka na Casemiro akaba nimero 6 na nimero 8 cyari yicaga Casemiro. Ikindi kandi iriya system igora aba umu left back no mu right back kuko ubusabwa gukora ibirometero byinshi ukina kabiri usabwa bigusaba kudefanda no kwataka biringaniye niyo mpamvu icyakabiri nko kuri Casemiro byamusabaga kuba impamvu yakinye neza kandi tugiye no kuzabibona muri ana mezi 5 Casemiro azaba mwiza ntibizanagutungure tunabonye na man of the match nyinshi kubera iki noneho biri kumusaba kudakora ibirometero byinshi ambura umupira ufite umubora wawe mwiza utwara wumuhe ubu ngubu hari video muri no match ari tubafata ya Casemiro ava kuri bagenzi arakwizamo nakwereka kwa muri ava muri box yabo akirukanka na baro akajya kwitangira akayitanga renze ikibuga cya Manchester United ari mu kibuga cya Diversity aya mashusho yabona menshi hari ahantu muri Sirifasa abantu bavuze ati iki ni kikwereka umukinnyi maze ufite Champions League eshanu composer gutuza yambuye umupira Man City muri Sirifase yiwe bari kubataka akugira ngo ahita uterayo yikoreye Haaland ahita cenga umuntu yafashe Haaland akubita Jedi Koro ntuza Foden ahita awusohokana muri Sirifase ahita Mayina ahita utanga iburyo kwa Dalot ubona ko nyine Casemiro byamworoheye noneho aranavuga ari umuntu uri hafi ye ari mabwira ati ngwino twegerane dukinana umupira hari nkano bakoze passe uyu muntu nagambeshye Sherika renda kurira bari musemero utumwa guyu muntu nago umuntu ambeshye Sherika renda kurira uyu muntu nago yitwa nde Erikende Hakizimana yakwitirengera Deus muri abo tugomba kubusoma buriye ntambeshye kubeshyera pebe yani ngiye babivuze navuze ni United tubari tatwikira umutoza kwitirengera Deus none yaramurangije niwe muntu wazinye umutoza haravuga ati umutoza ni gitangaza rwose bari ku muntu watsindaga City avec manière yanayitsinze kwa Man United umuntu wa mbere ntemeye tujya no gutangira iyi saison Fadera ndi kuvuga nese ntabwo ndibuka ko nari nyewe kiganira Fadera avuga ati bamuha Sesko bamuhande bamuha Zlatan Ibrahimovic mu mugarurira ibyo kuba mwemera nzemera ibyo azakora ariko ku giti cye sinzamwemera nk'umutoza mwiza yeretse nabibonye hari abantu ntajya ntibeshyeho rwose uyu mugabo ntabwo namwishe ko namubona kuri Manchester United niyo morale twibuka abantu bari muri tribune bari baje bose reka hego nyagasani ibintu byo kantu kabo bari baje bose baraseka ariko uzikona nterezanye n'abana gane verase n'abana n'umugore bose bari baje Ferguson yari ahari yari yiyongeye ko yakumye amashyara seka arishima hagushima reba Ferguson abaragaze kweza gufunga ingomira kari kagiye kumuhitana uziko bena muri mu yari yagitumye saka Ferguson agaragara umusaza w'imyaka 104 kandi bivuga ariko Michael kari kiminota 90 nyine Ferguson yagaragara umusaza w'imyaka 70 yaza kayituza nabagaragara ubikora kuri noise neighbor kandi noneho igitangaje Ferguson bavuga ko nawe yagize uruhare muri mu guhamagara Karike mu kugira ngo Karike abo umutoza mukuru yaburya ibintu bya ore ntabwo bari bake akandi abakinnyi baramurebaga bakabana ngo ni crying baby oya ngo ikintu cyatumye ore batamufata ahubwo ole we
ntabwo baramubwiye ngo muri kontra yawe hagomba kujyamo ko uzahemberwa performance na nuza na bonus ukazazibona abwira ngo no ibyo ntibishobora kujya muri kontra yanjye ntibishoboka. Yarabwiye ngo mume kontra y'umukozi wa Manchester United dukunda Manchester United niko yakabwiye hore nibyo kumbwira ngo ningera kuri ngiye muzaba ibingibi no simbishaka. Baravuga atoke yari kubatunzwe ni baravuga atoke nta kibazo rero ubwo utabyemera reka twemere uza kuza kubyemera byose Michael Carrick azavuga ati mubimpe byose nta kibazo. ikindi wenda arakupita Arsenal bahita bamapama ariko hari ikindi kintu wenda twanakwirengagiza wenda nasinzi ngo mwabikomojeho naburize mbyumva ariko oya ntabwo nimukora igize mbyumva ariko hari ikintu mwizaruza mushyashya cyajeho wabonaga umukinnyi wese n'abakirangi kwifata akazi ariko ndumva ari nasura akavuga ati cyane Deus ati niba ari ukora abakinnyi bari bashya ni Deus avuze ngo niba ngo bakishobora kuba bara perform bizajya ngo bereke umutoza ariko nureba ikintu cyari kimutwe abakinnyi y'ikipe ya Manchester United kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma harimo icyo kintu cyo kuvuga ngo reka dukoresha imbaraga zacu zose banishimye no ku maso reba yafotoye Casemiro aserebora ku mutoza sha no kwa Zidane ntayo nabonye kimeze kuri ariko reka Casemiro bonye kuri Yuriye Carrick ese bari baziranye mbere yose na kwa Zidane sinayibonye no kwa Zidane ngese nayibonye yaramutuje Carrick yaramutuje irafoto kwa Zidane bifite oya Carrick toje nuza Casemiro ese babaye inshuti kuri ya mikino yanuza itatu yatoje umukinnyi wari mwiza ari Casemiro mwibuka Casemiro mugombera Stamford Bridge ku kiraro Chelsea yabatsinze igitego Casemiro yani Casemiro nuza Michael Carrick nasiri cyagiye Carrick atoza fana Real ari ifoto wabonye ameze ofye kwa Real urabyibuka cyagiye Manchester United Zidane rega n'umunyacyubahiro ntago wamubona Michael Carrick yatoza ya mikino itatu yatoje Manchester atsinda Arsenal aya ni nuza ni Yemeye muri nuza muri Champions League yari match ya Villarreal ya 2-0 Michael Carrick ni umukinnyi mwiza yabaye man of the match inshuro ebyiri kuri za match ebyiri Casemiro irize match za 2021 yarahari uri kuzitiranya n'iza Rudi Van Nistelrooy yaje 2020 muri Manchester niyo yishyuriye Chelsea kimwe kuri kimwe mu mvura nijoro Yesu iracyanye na Cristiano Ronaldo inde Casemiro uyu muri Manchester ariko yagiye ryari Cristiano Ronaldo nuwo mwaka wa Cristiano yagiye 2020 none se Michael Carrick ntabwo yisigaranye nuza agenda asado Erastel napuye kore inzerega muri sama 2020 duya napuye indi nibwo yinjiye 2022 asamwe na murimo nako na ten indo ahubwo wewe uri kuvuga Casemiro yajoyinze na Varane ntabwo ari Casemiro oya Casemiro yajoyininze Manchester ndetse n'uzi ko Ten Hag ari wamuguze bamaze kubura uyu musore muri Barcelona Frankie de Jong akagurwa na Ten Hag barakinanye man ndabyibuka yari muri Michael Carrick rufite na Ten Hag akagura imikino itatu Michael Carrick gusa si itatu se match ya Villarreal match ya Arsenal na match ya Chelsea ntabwo ari kuyamutoje ariko yaramutoje nimba nyamara muri kunywa nimba yaratozwe na Organiso akose yatoje uyu nguyu Organiso yagize atoze uyu nguyu yewe barakinanye ahubwo gusa icyo nibuka aje muri Real Madrid oya no kuri kwa Manchester barakinanye inde nande Cristiano na Casemiro abantu bahuriye nibuka ko bishyura kwa Everton dore napuye ngiye bishyura kwa Everton oya uretse gatoya zana line-up ya mbere Michael Carrick Rashford akira kwa ngiburyo kuri karindwi Ronaldo ne watakaga icyo gihe Fred yari yamwicaje se ni Fred yakiraga hagati mu kibuga ese Fred na Casemiro barakina kambibutsa line-up icyo gihe Scott McTominay Fred ariko Scott ari Casemiro ntabwo ari we yari ataraza vuba oya nibutse ko Fred yajoyininze 2020 hagati mu kibuga hajemo Fred na Scott McTominay Fred yicaza Casemiro Bruno Fernandes Jadon Sancho Rashford na Ronaldo nibyo ntabwo yari ataraza yajoyininze muri sama 2022 nano ari kingere ya mbere ile ya nyuma yatoje ile ya nyuma yatoje ya mbere Scott McTominay na Fred bakinye hagati icyo gusa nge ni imvuga Casemiro yagize umukino mwiza nanone basubiye muri bane batatu ahubwo kwa Ruze nawe kwa Rudi Van Nistelrooy yabaye man of the match inshuro ebyiri ikindi wenda cyabaye umuntu atagenda atavuze kuri uyu mukino ni nabonye uhahoze asifura witwa Michael Dean yavugaga ati giye rwose ndigewe yari red card tigiye sinari no kwirwa iriya byose sinari no kwirwa ariko natwe na muri twari iduse kavuze red card batwereka ngo abanje gukora kuri baro ariko yari red card gusa itegeko rivuga ko ngibaje gukora kuri baro lita murenga uko nafari baravuze ngo itangazo zose bashyiraho ngo nta violence yari irimo ngo ni nta bushake ngo ntabwo ari ngome nta intention uko violence kira tuza hano nyine impamvu ari itare intention reka tucyumve neza no kuvuga ngo ntabwo Dalot yaje
aje kuvuna umuntu yaje akurikiye bara nayikoraho urabyumva kuko bari niwe barayinaga niwe warengeje bara ariko bavuga ko nyine kwera ya za crampoze mu gukubita bara ayikuraho amanukira ku muntu nta intentional yari irimo yo kuvuna umuntu rero ikindi we yavuze ati jewe rwose nta nubwo nari gutekereza kabiri nari kumusohora Marco Dina ati jewe sinari kwirirwa njya kubaza na VAR Marco Dina avuze ngo ni 100%. Ariko attention umuntu wari uri kure witwa Marco Riva nawe yari ari nako Anthony Taylor yari anari kure ariko itegeko icyo nyine ubu Premier League yarihinduye niba babanje baro kuko mwarabibonye ko niyo umuzama guteze ariko akagutega ari we wakoze kuri baro mbere iyi ntabwo iba cyitwa penalty reka twigendere icyari cyo n'icyo nuko Manchester byagenze ibitego bibiri byose with performance ibi bitanu ibindi bagenda babyanga ibyo banze birago tubiga ko ntibyari byo twagiye tugana ko byari byo ariko ntibivuze ko bitinjiye none se akabazo k'amatsiko we na Siri wanze kwanza we niyo ngiye kwaza kino kibazo